twongeye kubasuhuza abakunzi bacu kandi tunabiseguraho kubwo gutinda kubagezaho episode ya 51. Nk'uko mubizi rero, nk'uko twanabibamenyereje, episode tugishyiraho nyuma y'iminsi 2 twaprodinze yabanje, ariko uyu munsi ntabwo byabashije gukunda kubera akabazo twahuye nako ka production ku bintu bijyanye no kweditinga n'iki, ariko ako kabazo turimo turagakemura. Icyo mwe musabwa ni ugukomeza mugakora subscribe, mugasharinga izi video, ubundi mukajya mukanda n'inzogera kugira ngo mubone notification y'uko filime nshya igezeho. Ariko mbere y'uko tuvuga ku bya filime nshya, reka tubanze turebe episode ya 50 ubundi yo yarangiye gute. Uko twese twayirebye rero, episode ya 50 twayirangije umuhungu wacu Derick agahinda kenda kumwica kubw'urukundo yakunze, kubw'urukundo rudashobotse yakunze Dariya utamwitayeho, Dariya wifitiye umugabo Rugero. Ese mubona Derick yagakoze iki? Derick yakoze iki kugira ngo yikuremo Dariya? Mfite urugo n'umugabo we mwiza Rugero, nubwo mu rugo rwe Dariya nawe bitameze neza, mukecuru amumereye nabi, mama wa Rugero, mukecuru Mukamusoni wirirwa ushinja Dariya ngo kamukubita kugira ngo Rugero abibone amwirukane. Ese ibyo byo murabivugaho iki? Kubona umuntu w'umukecuru, mama w'umugabo, aje akajya gushinza ibintu ngo uri umugome, ngo uri iki? Ariko mubona Dariya ari umuntu mubi ku buryo yahemukira mukecuru. Ibyo rero nibyo twabonye muri episode ya 50. Episode ya 51 urumva iraza kuza ari umuriro. Mwe mukore subscribe cyane rwose kugira ngo tuze kubana muri episode ya 51, ubundi tuzagaruke kuri iyi channel tuyisesengura tureba uko yagenze. Murakoze.